Apotre Gitwaza niyo numvisha umuntu umuvuga nabi ndababara kubera iki banumva ibintu avuga ngewe byuba binyubaka kandi n'umuntu udahanura ibintu bigarukira ku Rwanda cyangwa ku muntu ugahanurira isi. Hari abantu bahora bategereje ibibi bitubaho, hari n'abantu bahora bifuza ibibi byatubaho, hari n'abantu bishimira ibibi bitubayeho. Ubwoko budatukika hari inyama itarebwa my friend, kuko hari abantu impamvu ze ngo hari abantu bitiranya ijwi ry'Imana gukora ibitangaza no gusengera abarwayi bagakira, ntabwo bivuze ko ari zo mbaraga z'Imana. Urambwira ngo urakora ibitangaza ku manywa wirirwa ukiza abantu, nibigerejo nibijyana n'ijoro mu cyumba cy'amasengesho utangiye kumbuza kuvuga Yesu. Sina ngewe nari yagize yerekwa nige kugira yerekwa rimwe ry'iminsi 2 mbona abakozi b'Imana bagikuzimu. Urababona? Ndababona. Visa bo mu Rwanda. Imana yaramfashe kugira ngo inyereke ko ibyo nibwira n'ibyo niringira atari byo. Mbona abapasteri muzi bakomeye bagera muri aba 5. Uwaje gusuka amavuta y'ibitangaza, amavuta yo guhanura, amavuta yo kugira gutya ibintu byinshi murabizi bigenda biho by'ibitangaza. Reka nanjye gusuza kandi ngushimira wowe dukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Aho waba uri hose reka nkubwire ngo twishimira gukomeza kubana nawe. Niyo mpamvu duhora inyuma ya kamera tubashakira ibiganiro nk'ibi ngibi kuri kamera mwabanye turi kumwe na Robert wa muhanuzi wacu ujye duhanurira. Mr. Robert meze neza ndashima Imana. Ko watinze gusubira ku ishuri? Ntabwo natinze. Turi muri weekend. Harya bigutaha? Niga ntaha. Niyo mpamvu mvuga ngo wanshaka njya mbona ni mugoroba. Niyo mpamvu menyere niyo mpamvu ubona umwanya kujya gusenga mu butayu. Muri weekend uburi free. Mba meze neza muri weekend rwose n'umuntu utuye hafi yageza tugafatanya gusenga. None sibwo ntushobora kuvuga ngo ugufasha umwanya ugiye gusengera abantu, ugiye mu butayu gusenga ukibagirwa ko ugomba gusubira amasomo? Ntabwo nabyibagirwa. Ntabwo nabyibagirwa kuko buri cyane cyambere na amasomo. Ubihuza gute gusenga no kwiga? Ndabihuza. Ikintu cyambere iyo wakijeze buriya Imana banga tugire n'ubwenge bw'isi. Uko ubwenge bw'isi bavuga ntabwo banga twibe tugire dute. Mbashe kubasha niba nsenze be nicanye na diplome nzagera gusaba akazi mfite n'Imana byose bikigikirane mwubaka umurimo. Kuko cyo mu kintu maranira muri murimo ntabwo maranira ko bigarukira nshaka kuzaba umuntu umukozi Imana komeye wasizwe n'Imana. Ese wa mugani ujya wumva wifuza kuba nkande? Hari umuntu ugira w'icyitegererezo mu buzima bwawe? Ndabagira 3 kamavuge niba ntacyo bitwaye. Nta kibazo. Wa mbere hana ari ndabona musohoje itarera Imana Jean Bosco. Ko birangita Gitwaza. Apotre Gitwaza niyo numvisha umuntu umuvuga nabi ndababara. Kubera iki? Banumva ibintu avuga ngewe binyubaka n'abantu. Rero mba numva ko uwo muntu rwose Gitwaza ari muri ngewe ambamo. Wonye n'amahirwe yo kutwazahura nazashima Imana. Undi nawe mba numva nshaka kuzahura nawe. Nawe ujye umukorera witwa Pastor Papa King. Nawe ndamukunda cyane ntabwo ikiganiro cyo kijya kinshika. Ndamukunda cyane. Nahari niyabone iki kiganiro mbone ko musuhuje. Nabona abo bapasteri 3 kuko banumva ko nyine bakorera Imana batajenjetse. Tugarutse nko kuri Apotre Gitwaza watangiye kumukunda ryari? Iki cyatumye umukunda? Gitwaza namukunze ntazatangira no gusenga. Ni umuntu abana n'urubyiruko, kabana n'abasaza, kabana n'abize, kabana n'abatarize kandi bikagenda neza. Kandi ni umuntu udahanura ibintu bigarukira ku Rwanda cyangwa ku muntu ugahanurira isi. Kandi ikindi ni umuntu wahamagawe, hari umuntu wari ukabona ko yahamagawe. Afite n'ubwiza bw'Imana muri make. Yego. Niba ufata nk'icyitegererezo abo ngabo ariko umuntu wa mbere mfata nk'icyitegererezo ni Yesu Kristo.
yego ko niwe tukwiriye kugenza. Abo ngabo ni abo mu isi, ni abo mbona mu buzima bwa buri munsi, ariko njyewe icyo mba nifuza mushaka Imana impamagara mu buryo bwanjye, nimamagare mu buryo bw'undi muntu, ariko njye ndabakunda, ariko njyewe mba numva nafatira icyitegererezo mu mwami wanjye Yesu Kristo. yego Roba reka dutangiye ikiganiro cyacu n'isengesho. Yego mwami wanjye Yesu Kristo, ndagushimye kuko uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Iyo uvuze ngo bibeho bibaho, kandi iyo utegetse n'ukuri birakomera. Iyo rebini foze ne mata kure tayi, iyo uvuze ngo baho ubaho, wavuga ngo bikomere bigakomera. Nukuri uri Imana ugira neza, nukuri uri Imana urashoboye kandi urakora. Muri kano kanya nkuramburiye amaboko ngo ayicyubahiro uko uri Imana yanjye reje kire binifo. Ndagushimye mwami rero muri kano kanya gato tugiye kumarana, kugira ngo ubane natwe utugirire neza kandi uturengere, udukomereze muri uyu murimo, udukomeze muri byose kuko uri Imana nziza. Komeze kuduha n'ibitunga umubiri ndetse n'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye. Nukuri iki kiganiro nawe ugirire neza muri kano kanya, mukize uburwayi urwaye, unanijwe uruhure kuko uri Imana iruhura abarushye. Ushimwe kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Roba, ijambo ufite rigiye kutwinjiza mu kiganiro cyacu uyu munsi ni irihe? Mfite ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa ibice 28 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Kubera icyo ari byo wahisemo? Mpamvu narihisemo rero, muri iki gihe hari abantu bahora bategereje ibibi bitubaho. Hari n'abantu bahora bifuza ibibi byatubaho. Hari n'abantu bishimira ibibi bitubayeho. Ibyo tubyumvishe. Hari abategereje ibibi bitubaho, hari n'abifuza ibibi byatubaho, hari n'abategereje n'ababitegereje kubireba. Niba ushaka kubwira? Niba nshaka kubwira, ariko nkaza no kubwira abantu babitiranyijwe ry'Imana. Yego. Ngaho ubandika tubanze dusome ubundi tubone kwinjira mu kiganiro. Ibyakozwe n'intumwa ibice 28 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku wa 6 turavuga ngo inciruma Paulo ntiyagira icyaba. Haleluya. Inshira yarumye Paulo yari ifite ubukana, ntabwo yari akayoka, ahubwo yari inshira ishobora kumurya agapfa, yari inshira ishobora kugira icyo yamutwara. Ariko ku murongo wa 1 aravuga ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese uko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati ni ukuri uyu muntu n'umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idacurwa kibera, nimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyabaye, barahindura bati ni Imana. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo incira iruma Paulo ntiyagira icyaba. Izi ncira yari yarariye benshi barapfa. Iyi ncira ni ukuvuga ko yari ifite n'ubukana bwinshi cyane. Aba bantu rero icyatumye Imana ibasebya, bari bagambiriye nabi mu mutima wabo. Buriya nta kintu Imana ikora idagifitemo inyungu. Paulo iki gikururuka cyari nk'ikigiye guhamiriza aba bantu ko Imana ari Imana ikomeye. Ngarangije ngo iki gikururuka kiramuruma, kimaze kuruma abandi baravuga ngo nubwo yacitse mu nyanja, nubwo yacitse bya bibazo, nubwo bwa burozi butamwishe, nubwo bwa burwayi butamwishe, nubwo bwa bukene ntacyo bwamutwaye, ariko iki kibazo cyo kiri bugire icyo kimutwara. Ngari karangije ngo Imana ireba ibyo bibwira, ngo Imana ireba icyo batekereza.
haleluya. ngirangije ngifata cya gikunkomoka igihindura nk'ikidahari, cya gikururuka igihindura nk'ikidahari, haleluya. uko buriya bano bantu bifuzaga ko Pawulo yapfa, bifuzaga ko hari ikibi cyaba kuri Pawulo, ariko nagira ngo nkubwire ngo hari ubwoko butavumika, hari ubwoko budatukika, hari inyama itaribwa, my friend. Ndagira ngo nkubwire ngo ni Imana ikomeye kandi ni Imana ikora. Pawulo kino gikururuka kimurya, bari biteguye bamaze no gucura isanduku, biteguye ko ibye birangiye, ariko icyo nkundira Imana, haleluya, Imana ishimwe, nkundira Imana yanjye ntabwo ijye yemera ko ibi bigira icyo bidutwara, ngo maze ngo yanzoka iramurya, imaze kumurya ayikunkumurira mu muriro. Babandi bose bari biteguye ko hari icyamubaho, babandi bose bari biteguye urupfu, babandi bose bari biteguye inkuru mbi. Barangije baravuga ngo iyi ni Imana, ntabwo bisanzwe, nta umuntu wakora gutya, nta muntu wagira atya, haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ikibazo urimo, ubukene urimo, uburwayi urimo, ntabwo bivuze ko birangiye, ubwo niryo tangirira Imana igiye kukugira gute, kwiganziza ku buzima bwawe. Abigishwa bigize babona impumyi bari kumwe na Yesu, barabaza ese biriya ni ibyaha bye cyane, ibyase ni ibyagira, ni ibyo mu miryango, ni ibyande? Abango ntago ari ibyaha cye, si n'icy'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'iki y'Uwiteka yigaragarize muri we. Kugira ngo nkubwire ngo rero ubwo si bwo rupfu rwawe, ubwo ni ugukira kwawe. Imana ishimwe, murakoze, Imana mu ijuru barengere, amen. None hari abantu bifuza kubona ibi bitubaho, hari ababitegereje, nawe hari abuzi bajya babikwifuriza? Ndabazi ariko kubw'umutekano muke wabo reka mbareke, kuko nta mutekano bafite, kuko bahora barushywa, kuko buriya umuntu ukize ufite amafaranga, uhora wifuza ikibi kuri njyewe, arutwa nanjye ufite dukeya, ufite amahoro mu mutima. Muntu wifuza ikibi kuri njyewe, ubwo ni uburemere bwawe, ni umugugu wawe, bizakurushya, birakuvunira ubusa, birakugorera ubusa. Nje ntacyo bintwaye, ndaryama nsinzira. Ariko reka mbwire ikintu kimwe, uzi ko buriya umuntu kwaturaho amagambo mabi, kwa kuntu uvuga ngo sha ntacyo yantwara ndarinzwe, uzi ko ari icyo byagutwara? Ati gute? Burya iyo uri mu ntege nke buri wese agufataho ijambo, iyo uri mu ntege nke buri cyose kikugezeho kiraguhungabanya. Ariko wa muntu uhora mu mbaraga z'Imana, agahora asenga, agahora yiriza, agahora atokesha izo mbaraga zose, bya bindi bigarukira mu kirere. Ariko uramara iminsi ngaho utiyirije, uramara igihe kinga udasenze, urambwira ngo umuntu azakoroga se ntibize, bizakugeraho. Ariko Imana yo mu ijuru ishimwe ko iturengera ikatugirira neza ku manywa na nijoro, amen. Umuntu ubumvisha umuntu kwifuriza ibyiza ibibi cyangwa se ubitegereje, ukora iki? Umukorera iki? Ikintu nkora ku muntu unyifurije ibibi, umuntu unyifurije ibibi se ngenda musengera kugira ngo akomeze anyifurize ibibi, kuko iyo unyifuriza ikibi ni wo mugisha wanjye, umuvumo wawe ni wo mugisha wanjye. Ibitutsi byawe no kunsebya kwawe nibyo bigira, nibyo binyubaka, nibyo bituma Imana ikomeza kugira ngo ikwereke ko ibyo wifuza bitagira icyo bintwara. Rero muntu nyanga komeza unyange, muntu nkunda komeza unkunde, uretse ko buri Imana yankunze, we niyo utankunda ntacyo byabitwaye, cyangwa ngaba n'urukundo.
urukundo rw'Imana ko ntirushira, ariko wowe urwawe urankunda amezi abiri umve hose. Reka tugaruke, wari watubwiye ko ushaka kuvuga ngo hari abantu batazi gutandukanya imvugo y'Imana, nibyo? Yego, hari abantu bataramenya gutandukanya imvugo y'Imana. Ubundi imvugo y'Imana ni iki? Imana ivuga gute? Hari abantu batavuze ko Imana ivuga. Iki kintu rero njya ukingora kugisobanura. Ubundi ijwi ry'Imana ni ijwi nyine, ni ijwi ryiza. Ni ukuvuga ngo Imana iravuga. Imana iravuga kandi igakora. Kuko hari abantu, impamvu ze ngo hari abantu bitiranya ijwi ry'Imana gukora ibitangaza no gusengera abarwayi bagakira, ntabwo bivuze ko ari zo mbaraga z'Imana. Kubera iki? Ese n'abantu twumva ngo bakuye imbaraga ikuzimu. Nese reka n'urugero ko ari abantu saa sita z'ijoro ku amanywa yose bavuga Imana, amanywa yose bagasenga bakavuga Yesu, ariko bigeze nijoro nta muntu wemerewe kuvuga Mwami Yesu, hano wemerewe kuvuga Uwiteka. Kubera iki? Nta impamvu njyewe bamvuga gutya, impamvu ushaka kuba nta ubundi izina Yesu ni izina riranga umukristo. Umwami Yesu ni umuntu ugaragaza ko yakiriye Umwami Yesu. Iyo urambwira ngo urakora ibitangaza ku manywa wirirwa ukiza abantu, nibigere ejo nibijyana nijoro mu cyumba cy'amasengesho utangiye kumbuza kuvuga Yesu, ntago biba bivuze ngo nyine. Ni urugero wenda turaje, sibyo? turasenze tumaze gusenga saa sita z'ijoro, itegeko rihari nuko nta muntu uvuga Yesu n'Uwiteka. Hari abuzi babikora ibyo bintu se? Ndabazi ariko kubw'umutekano muke wabo ntago nabavuga kuri kamera, ariko ndabazi aho bari bikosore. Kuko buriya njye nkunda kuvuga ikintu umuntu yambajije nakimusubiza neza kugira ngo nunkurikiye anyurwe ntukimbarira anyurwe. Ijwi ry'Imana ntabwo ari ijwi rigirwa n'umuntu umwe, ahubwo ijwi ry'Imana ni ijwi riba kuri buri wese. Hari umuhanuzi, hari n'ijwi ry'Imana. Hari ukuba uvugana n'Imana, urumva? Hari ukuba uvugana n'Imana mu buryo bwo kuza nk'uko nkakubwira ukuntu Imana imigiye, nkakubwira ukuntu Imana ivuganye nanjye. Ariko hari n'ubundi buryo, urumva? Ijwi ry'Imana rivugamo. Kaza n'urugero bati se nje kwa runaka, sibyo? Ijwi rikakuzamo, se waretse kujyayo, ese wagiyeyo. Iryo ni iki? Ni ijwi ry'Imana kuri buri wese. Nawe wabaza Imana rega bikemera. Ushaka kuyibaza se Imana, ko mfite kujya gukora urugendo ndukore, ko mfite kujya gusengera runaka njyeyo, ko mfite kujya kuvugana runaka njyeyo. Icyo ni iki? Ni ijwi ry'Imana kuri buri wese. Rero umuntu uzaza kukubwira ngo urabona urupfu, urabona biki n'ibiki, urabona gutya na gutya, akakubwira mbega impamvu wumva ko nta cyubahiro cy'Uwiteka kirimo, ibyo ntabwo ijwi ry'Imana. Njyewe yagize iyerekwa, nigeze kugira iyerekwa rimwe ry'iminsi 2, mbona abakozi b'Imana bagikuzimu. Urababona? Ndababona. Visa bo mu Rwanda. Wabibonye gute? Duha ubuhamya muri iryo yerekwa wagize. Imana yaramfashe kugira ngo inyereke ko ibyo nibwira n'ibyo niringira atari byo. Njyana ahantu hameze nk'ikuzimu. Cyo mvuga no kuri na mama yaza akabitangamo ubuhamya. Mari iminsi 2 ndi meze nk'umuntu uri mwiyerekwa 2 minsi urayumva, meze nk'umuntu uri mwiyerekwa. Nkabona umuntu aragiye bamusutsa amavuta ikuzimu, bamuhaye mission agomba gukoraho. Mbona abapasiteri muzi bakomeye bagera muri aba 5. Uyabona ibona bashije kwerekwa ko nabonaga ari nk'igihiriri. Uwaje gusuka amavuta y'ibitangaza
amavuta yo guhanura, amavuta yo kugira gutya 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 gutya, ibintu byinshi murabizi bigenda bibaho by'ibitangaza. Nkabona nka runaka baramubwiye ngo wowe ugomba kuyobya abantu aba n'aba, wowe ugomba guhanurira abantu aba n'aba. Mbega nkagenda nyine ngira ibyo yerekwa, nkabona bamwe bariranguza ibikombe by'amaraso, nkabona bamwe bafite ibirenge by'ibinono, nkabona iyo bageze ku isi bahawe intebe, babaye abami, bageze ikuzimu barapfukama. Ibintu by'ibimeta ukabona umukozi w'Imana benshi cyane, cyangwa ukabona abakozi b'Imana benshi, ukabona ibintu by'ibimeta, ukabona nk'iki itari impeta ya mariage, ukabona ni impeta. Impeta ni iki? Pasiteri muzima cyangwa turiya dutambaro. Mbabarire ariko ntabwo nje ko bavuga, nta n'uwo ntunze urutoki, gusa ariko sinzi impamvu binjemo ngo bivuge. Ugasanga dutambaro rwose, haraje agatambaro gafite arakihanaguje, ukakihanaguja gukojeho, abadayimoni ngo baragiye, urakiza urahagurutse uragiye. Barabikora, ni Imana irabikora pe, ibitangaza birakorwa, ariko hari n'abandi bihisha inyuma y'ibyo ngibyo atari abanyabo, ariko nivuze ko hatari abandi banyabo. Yego, ariko wowe Imana yarabakweretse, yarabanyeretse ndanabazi. Yego. Wemera ko buri wese ashobora kuvugana n'Imana ku giti cye atagombera umuhanuzi? Ndabyemera. Mu bicuku bya nijoro ni icyambere, ariko biterwa n'ibintu ukuntu banye n'Imana. None mu bicuku bya nijoro ibyo wiriwemo n'ibyo urota. Niba yiriwe mu kabyiniro urota bakotera amacupa, ni ibyo nyine. Niba uri umurozi urarota nyine bakuroga, ariko iyo uri mu mbaraga z'Imana urarota. Niba ni urugero, uranyumva? Ni urugero, wenda uraje urasenze, maze gusenga ubajije Imana, ese koko Mana runaka musure, ese koko Mana runaka mbega nyine muri make urabyumva, hari icyo ushaka kubaza Imana nyine nicyo yibaza, kandi ijwi rikujemo ni ryo ukurikiza. Ubundi iyo ushaka kugira ngo uverifiye ko ari ijwi ry'Imana, uribaza inshuro zirenze 3. Rimwe ngende gatuza, 2 ngende gatuza, 3 ngende gatatu, wamaze icyo kumenya icyo gukora. Kandi ntabwo bavuga ngo nyirugira icyo ubaza, uraza Mana ese ko mfite urugendo nzaruboneramo umugisha, cyangwa utazaruboneramo umugisha ntaho ujya nyine. Hari n'abantu binubira ibi, kashanga yinubiye nk'amafaranga atakire, kandi amafaranga ari kumubera umuvumo. Ibintu nk'ibyo nyine. Yego. Kuri bariya batubwiye ngo batavuga izina rya Yesu nijoro, ese hari abo wamenye ku buryo uvuga uti abantu aba n'aba, mbega ku buryo ari ibintu wenda sinkubwiye ngo bavuge amazina, ariko ukavuga uti abantu aba n'aba barabivuga kandi bari banahari, bakamufata ati yasenga nyine kwa kuno mumenyere gusa ngo Mwami Yesu rwose ndasenze mu izina rya Yesu, ukajya kubona umujugunya nk'iriye, yakongera aza akabivuga akajugunya nk'iriye. Usanga ari nk'uciye afite ugasanga ari n'uvuze mwakaza akareba nk'umuntu afite nk'imisambi, ndavuga ati ndategetse ngo iyi misambi ibe iyanjye ko turayikeneye mu rusengero. Umuntu agatazana nk'ikamyo y'imisambi, Imana ngengoze ku mutima numva ko ngomba kuzana iyi misambi, nzakora nyishyura. Ntabwo wemera ko bishoboka? Ntabwo wemera ko bishoboka ko umuntu yakorwaho akaba yaza igira icyo akora mu nzu y'Imana? Yabikora ariko adategetse, ariko uzarega uzi kuvuga ngo ndategetse ngo iriya misambi uriya muntu afite ibi yanjye ko ndayikeneye.
umuntu nawe yagera imbere atwaye ikamyo bameze nk'umuyobozi ubwenge reka hari ukwitanga hari ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana ibyo bintu barabikora akifuza ko hari ikibi cyaba nese reka nkubaza uramutse ufite amafaranga urumva ayo mafaranga nkayagusaba kandi nkayagusaba ariko mu buryo butari bwiza ari ukubwira ati wampaye ko ayo mafaranga rwose ko ubukene bumereye nabi hari no kukubwira ni wampaye wahina vuba ati aya ndategetse ngo aya mafaranga aba yanjye. bibaho hari abantu bafite izo mbaraga zo gukora ibyo bintu hino bajya kuri ndategetse ngo ariya mafaranga afite aba yanjye mbega agasenga ikintu kiri bube risike ku wundi. Gusa nk'umuntu afite umugabo urumva afite umugore bose uriya mukobwa ndashaka ko umukozi mu nsengera akaba uwanjye uriya mugabo nkansengera akaba uwanjye kandi uzi ko atari uwawe n'ababimbwira bajya babikubwira ndakwihorera none se ubwo ugira ngo waramushatse ubu mbega uba uri gushaka ibi icyiza kuri wowe ariko kiri kibi ku bandi icyo kintu uba uri gushaka ariko ubundi ijwi ry'Imana dusenga Imana ijye duhishurira ijwi ry'Imana. ni ukuvuga ngo abantu ntabwo baramenya gutandukanya ijwi ry'Imana yego iyo atari ijwi ry'Imana ubwo riba ari ijwi rya Satani yego. Roba reka ngushimire rero baketse niba hari ubundi butumwa wifuza gutambutsa mbere yuko twasenga. Ikintu nshaka kongera ku cyo mvuze rero mu byo mvuzemo hano rero mwirinde abakozi b'Imana bari kubaka ibya mirenge bitwaje ngo ko bari bubasengere akakwaka amafaranga ngo ari bugusengere agashaka kugusambanya ngo ari bugusengere agashaka kugukorera buri kimwe cyose gitandukanye n'amahame y'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu rero mvuga ngo tugire ukuntu tuvugana n'Imana, tugire n'uburyo dushakamo Imana. Amafaranga wayampa bigukoze ku mutima ntacyo byaba bitwaye nubwo nayasubiza inyuma. Amafaranga umuntu mpaye abikoye ku mutima atarayo mwatsi ntabwo nayasubiza inyuma pe habi nanayatwara rwose nanishimye ako kubikoye ku mutima. Ariko amafaranga nzagusaba uzayanyime. None se reka mbabaze ko muvuga ubu ngubu hari abakozi b'Imana baza kuri YouTube, bamara kujya kuri YouTube bagiye gushaka inyungu zabo bwite. Ahanini niba hari umuntu natse amafaranga wenda muri comment nabyandike. Njyewe icyo nzi nuko ngerageza gukora umurimo ko nahamagawe kandi ngerageza kuvuga uko Imana ivuze, simpapira vuga uko Imana imbwiye. Murakoze. Imana iri mu ijuru yabamugisha numva twasenga dusoza. Yego dusenga. Witeka uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Rebifoze kire bini mando lele debo ene bini sas alikire bifone bini miniki alele sikirebo ataya sikire oh oui asikire atire bifore zikire man ati ni Imana lebifo ikijije kanseri. Ati rebifo zembini kire takure tai. Ati ni Imana ikoze lebifo ikijije le sikire binifo.
uburwayi bukomeye. Imana yo mu ijuru rebini foze kirebini tayasiki ikavugana namwe ngo rebini fo ngo yarahabaye irabarengera lele siki rebini foze nema atayakirebo ati lele siki ati bana banjye ati nimugutega ugutwi mwumve ati ko nababwiye uko nzabarengera rebini foze nema mubwira ko nzabagirira neza rebini foze nema leta kule bini minikire ati kubera iki ati kubera iki ati kubera iki lebini foze ni minikire detayi lele bifo yewe ati debini fo ati kuki muri kwitiranya ati nukubera iki muri kwitiranya aterega ndi Imana ati kandi ndi Imana ati lebini fo ati lebini minikire ati nukuri mwebwe mwatawe n'imiryango nukuri mbagarutseho namwe bavuze nukuri mbagarutseho rebini fo taya bini minikire ati ngumba zirabyaye ati abarwayi barakize ati kuko ndi Imana akati kandi ishoboye byose. Shalom shalom. Uwiteka turagushimye turaguhimbaje kuko uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera. Muri kano kanya turagushimiye, muri kano kanya turaguhimbaje kuko waraturengeye utugirira neza ibihe byose. Dore muri kano kanya turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe, ngo tugirire neza kandi uturengere kuko uri Imana rubasha kandi uri Imana bwite. Bana natwe rero nyiringabo Imana, bana natwe muri byose, utugirire neza kandi uturengere. Ushimwe kutugirira neza ibihe byose, ushimwe kuturengera ibihe byose, ukabana natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware kiruta byose uduha ubugingo bwo duharanira. Amen.